murenge wa Gatunda mu karere ka Nyagatare ubuhinzi bw'ibihumyo buri gufasha abaturage kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana. Abanyamuryango ba koperative Kudiga bavuga ko batangije ubuhinzi bagamije gufasha abana kubona indyo yuzuye, banabona ko bwabaye isoko y'inyungu ku baturage. Nyuma yo kubona amashanyarazi ya tirifazi, ibikorwa byo gukora imigina no guhinga ibihumyo byarushijeho kwaguka, bituma ibihumyo bikwirakwizwa mu banyamuryango no mu baturage. Ubuyobozi bwa koperative bavuga ko imiryango yari ifite abana bafite imirire mibi yavuye kuri 64 ikagera ku miryango 2 gusa, mu gihe bamwe mu babyeyi bavuga ko abana babo bongeye gukura neza nyuma yo gutangira kurya ibihumyo. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gatunda buvuga ko bukomeje gufatanya na koperative Kudiga n'abandi bafatanyabikorwa mu bikorwa byo kurwanya imirire mibi, birimo gahunda y'igikoni cy'umudugudu. Urwego rw'akarere ka Nyagatare igipimo cy'igwingira cyaragabanutse kiva kuri 45% kigera kuri 27%, bikaba bigaragaza intambwe imaze guterwa mu kuzamura ubuzima bw'abana.